uburyo witwara mu bantu uburyo ubana nabo igikundiro so ni ibintu byinshi cyane bicontribute kugira ngo umuntu agukunde nk'umuntu. Slowly ni imwe mu ndirimbo uyu munsi navuga ngo zifite views nyinshi mu bahanzi nyarwanda, ifite hafi miliyoni 17 so far on YouTube. Bivuze iki ku rugendo rwawe, bivuze iki kuri kariyeri yawe? Ikintu cya mbere njyewe kintangaza nuko hari igihe niyo mubyibuka hari igihe kwiza 1 million views cyari gitangaza kandi bakwizaga miliyoni imwe y'aba views umaze nk'amezi ngazi indirimbo isohotse tukabicelebratinga tukanashyiraho 1 million views, ariko ubu ngubu umuntu asigaye abona nka 1 million views mu kwezi. Ni intambwe ikomeye cyane ndashobora kumva ukurikije aho twahereye, kuko twebwe nk'u Rwanda ni igihugu gitoya, so dufite challenge ikomeye kugira ngo twattractinge na markets zo hanze, kuko twebwe twenyine ntabwo twakwihaza na population yacu ni ntoya urumva. So like challenge yari ikomeye muri ibyo byose ni ukugira ngo abanyakenya, abagande, abarundi, abatanzania bakunda imiziki yacu batwiyumvemo. So like mbibona nka haso yabayeho mu bahanzi kugira ngo icyo kintu bakigire, kuko izo views zingana gutyo ntabwo ari izacu gusa, ni international people. Kuko mu Rwanda turi miliyoni 12 zirengaho gato. Ndavuga ngo buri wese w'umunyarwanda arebye video still ntabwo amaviews ya competinga n'amavideos yo hanze. So like kuri twebwe ni challenge ariko kugira ngo bate n'abandi abafana bo hanze, so ni byiza kuba twarabigezeho. Uyu munsi Meddy yibona hehe? Njye gahunda mfite ni ugukomeza gukura kandi nitaye ku byo maze kugeraho, kuko kuri jyewe ntabwo sindageraho numva nshaka kugera. So kuri jyewe nifata nk'umuntu ugitangira umuziki, effort ashyiramo ni nka za zindi nashyizemo ku munsi wa mbere kugira ngo career yanjye ikomeze iganisha ahantu heza, cyangwa se imiziki yanjye ikomeze ijyane n'ahandi. So at this point njyewe nifata nk'umunyeshuri, nifata nk'umuhanzi ukizamuka, so ndakiga ndacyashakisha. Ujya utekereza kuri ku muziki bitewe n'ubuzima wanyuzemo cyangwa urimo? Narabitekereje. So sinavuga ko iki gitekerezo kitanciye mu mutwe, ariko hari ikintu buriya utitegekaho. Iyo ufite ikintu muri wowe uravuga ati ushobora gusiga ikikwirukanka inyuma, ariko ntiwasiga ikikwirukankamo. So like muri jyewe like the fire was always burning kuva nabaho, kuva natangira kuririmba the music, niyicaraga umuziki ugakomeza icyo kintu gihora kinyirukankamo. So like iyo mbibasha nayo kubikora, ariko sinabibashije. Yitwa Meddy Ngabo Joben, numwe mu basore nyine b'abanyarwanda we kuzamuka mu buryo budasanzwe mu muziki, cyane ko uyu munsi ni musore uri kurebwa cyane, muhanzi uri kurebwa cyane w'umunyarwanda ku rubuga rwa YouTube, cyane ko indirimbo ye yamaze kugeza amaviews 15,000 n'indirimbo twa Slowly yakunzwe ku rwego mpuzamahanga. Nibyo kuko ubwo rero habaga n'igitaramo cyiswe kwita izina concert ku itariki 6 muri uku kwezi turimo. Uyu muhanzi akaba mu bavuzwe cyane bitari uko yari yakoze neza kurenza abandi, ahubwo kubwo gukora umwanya muto utarageze no ku minota 20. Uyu musore avuga ko yahariye niyo wari waturutse muri USA. Twavuganaga n'abantu ba RDB and then so basuggestinga amazina atandukanye, ariko ndavugana ariko se kubera iki nashaka twajya mu gushaka indi zina kandi dufite izina njyewe numva ari jyewe like career wise like kuri jyewe ni nka signature. So kwita izina ni igikorwa gikomeye cyane. Navuga ko abanyarwanda bose n'abatabyitaho bagomba kubyitaho, kuko ni kimwe mu bimenyetso by'igihugu kabisa biranga igihugu. And kwita inkoramutima kuri jyewe it's like ni nko gushyira ukuboko kwawe mu kintu cyubashwe cyane mu gihugu cyawe. So like to me it's like an honor, it's a privilege kabisa kuba barampaye amahirwe kuba nakwita ingagi inkoramutima. Hari umwana w'ingagi uri hariya witwa inkoramutima, it's always gonna be ikintu nzahora nibuka. Reka dutangire kwita izina concert yagenze gute kuri wowe?
in general yagenze neza kuko like first of all kugira umuhanzi nka niyo mu gihugu cy'u Rwanda it's a big deal. Kugira abahanzi nk'aba Riderman, Charly na Bruce Melody in one place nibaza ko ari igikorwa gikomeye. Nuko gusa wenda habayeho icyo kintu cya nakuvuga nka time management yabayeho ku ruhande rwa organizers cyangwa byabayeho, ariko besides that concert muri rusange yari nziza. wagomba kuririmba indirimbo zingahe? nagomba kuririmba isaha yuzuye. So ni wowe uzi indirimbo wagomba kuririmba zirimo muri ya saha yose? Definitely, so ngira ngo ikintu cyabayeho kandi mu by'ukuri abantu babyumve neza, gukora concert ntabwo byoroshye. It's not easy kubera ko like cyane cyane kuba ari concert ya mbere yabereye muri Kigali Arena. Exactly. So sound system, ibintu gucomeka ibyuma, everything umunsi wa mbere it's not easy, you know. So niyo mpamvu habaye ikibazo cy'umwanya. So cyane cyane ku ruhande rw'umushyitsi niyo agomba kuririmba like muri show like you want to try your best kugira ngo umushyitsi quand même agire umwanya we, you know. So kuri jewe na organizer bikubwira niho na sacrificing my time just kugira ngo ibya niyo bigende neza nk'umushyitsi. So ahazagenda hose azavuga ko everything was perfect. So bivuze ngo Meddy yahariye umwanya cyangwa kubera umwanya wenda cyangwa time management yaravuze ati aho kugira ngo umushyitsi agende atanezerewe. Exactly. Nibyo wahisemo uravuga ati okay ngereka ngewe ntange umwanya wanjye aho kugira ngo umushyitsi agende avuga ko ibintu bitagenze neza. Yes, naravuze ati like bambwiye situation ukuntu imeze, barambwira ati listen dufite igishingana gutya, can you please manage to kugira ngo urangije mu gihe cyane nagushyira ntabwo byoroshye kuko urumva twari dufite kwa tagwe performance ndende n'ababyinnyi everything twari turi ready. Ndavuga nti you know what, nta kibazo reka mbyitangire kuko at the end of the day ni umushyitsi mu gihugu, so like it would have been worse iyo biba kuri nka niyo for example. So like njyewe ndubaha kandi I respect people like legends, you know. So ndavuga nti you know what, I will manage to that. Abantu bari bazi ko wenda nabikoze nakaye cyangwa se mbabaye cyangwa n'abanyavuga ko narize, ntabwo nigeze ndira, you know. Aravuze ngo ararize kandi yarakubonye utari. No. It's just a concert, you know. So like I just did it for everybody. Nabikoze kuga abantu, kuga niyo, kuga organization, kuga, you know, the whole, in the name of the whole. Of course. Exactly. By the way, kuri Instagram yawe waranditse ni views zimaze kuba hafi 50,000 z'abantu barebye ya video nziza cyane. Waranditse ngo Kigali Arena ushyiraho nyine ni twa tuntu dushyiraho nyine abantu baratuzi mu fire. Right? So I want to take this opportunity to thank everyone that came to show us love and support at Kigali Arena kwitizina concert. Ndashimira buri muntu wese wafashe umwanya akaza kutwereka urukundo no kudushyigikira muri kwitizina concert. However, I would like to express my sincere apologies for the short performance due to circumstances beyond my control. It really wasn't my intention. I could hear your voices from my locker room calling my name. I really wanted to perform every song I had prepared for you. Thank you for understanding and thank you for your endless love. Kigali Arena will be back. I will be back. Kigali always be my sweet home. Ati ndaba nubwo byagenze neza gutyo cyangwa se mwaje kutwereka urukundo atariko ndasaba imbabazi y'umwanya nagomba kuririmba ntaririmbye atariko ntago ari ngiye byaturutseho atariko nzazi ko mudukunda kandi nzongera ngaruke muri Kigali Arena kugira ngo nereke urukundo rwanjye cyangwa se abanyarwanda bose bari banyeneye. Ati numvaga amajwi ndi muri mu cyumba nari ndimo ntegereje cyangwa se cya cyumba tuba turimo twiteguriramo ati muhamagara amazina yanjye. Byarakubabaje cyangwa se kumva ayo mazina hari impact ari ukuntu byagushegeshamo gake? To be honest, hari ibintu bibiri. Hari the part yuko ntarangije performance. Nanjye I want to gukora ikintu kuri abanyarwanda banyurwa, you know. Hari n'ikindi ariko kameme navuga ko nabashije kubona urukundo kameme like ntabwo nakwirengagiza ko byari urukundo kugira ngo stade yose guhamagare Meddy. So it was to me I was like wow, you know. Neo is performing next ariko bano guhamagara Meddy. So to me it's a big deal, you know. Kubona ko abanyarwanda antuka nubwo abantu barinda babikrititse nabi bavuga iki ariko abanyarwanda bakunda u Rwanda bakunda n'ibyabo. So that's for sure, that's a sign. Ibindi
for me it was more like a sacrifice, you know. Natanze umwanya just kugira ngo ibya niyo bigende neza. reka twongere tuguhe ikaze mu kiganiro samedi detente. yitwa Meddy Ngabo Joben, umuhanzi w'umunyarwanda. yaguhaga byinshi cyane ku byerekeranye n'umuziki we, ariko nanone agaruka kuri ya konseri yakoze ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa